uburishimye oya ndeka ngende wowe sheri ariko rero nanagushakaga nubwo ugiye ndagushaka sha cyane nzi ko makuza hari ibyo mwavuganye hari nyine naribashije uburyo baje aha bakazamo abandi bashoramari kugira ngo dufatanye wowe udahari ntabwo yashatse kumbwira icyo gihe gusa yambwiye mbese yasaga nkaho ashaka kumbwira yuko kwa yaranabimbwiye ngo sinzongere no kumubyara ikibazo ni iki ku buryo uza ntunansuhuze ko uvuye ku kazi umuntu tutirirwanye ni ikibazo icyo ngicyo se none se ni ikihe kibazo ufite byagenze gute nta kibazo gihari ku buryo ushobora kuza ukinjira mu nzu ukansanga hano ntunansuhuze tutirirwa mwese ubwo urumva ibyo ari ibintu bya danje wabaye ikize byagenze gute nibe bibazo wagize ku kazi ndeka rwose kazi se nzagira stress zo ku kazi ngire n'iza hano wowe urumva none se sheri kukubwira ngo unsuhuze ni stress reba ukuntu mu gitondo wagiye tutavuganye neza tutameranye neza none uraje amasaha yose umaze nta no kusuhuza ako se mu by'ukuri ushaka tuvugane ibiki tuganira hano ku buryo waza ntunsuhuze yewe neza muyobozi Alex bitasa sawa meze bite neza n'amahoro amahoro mwarimu numije wose hano kandi umenyereye ko mbasanga muri ofisi tukaba turi hanze y'akazi bimeze bite Alex nawe ntukajya wihuta nagutumijeho yego ariko nyine ntiwaza turasa kuri point wanaza tukaganira bisanzwe nk'umuntu dusanga dukorana ntuhite ujya hirya cyane umeze nk'umuntu ufite amatsiko menshi nyine urumva mbangize amatsiko bitewe nuko nari nsanzwe niba hari icyo tuganira nkagusanga muri ofisi ariko ntabwo ari ngombwa kuganira muri ofisi gusa twanaganirira hariho hose nta kibazo nta bintu bye bihatari ntabwo se nyine akazi biragenda
akazi nakubwira ko bitameze neza cyane nk'uko umuntu abyifuza. gusa ibitagenda ni ibiki? Bitagenda nuko kampani nyine mbona ibintu biri kugenda bihinduka. ukumva ok ndagusuhuje mu byubahiro byawe, ndagusuhuje, sorry nimba byanciye ariko ubwo se inyota wari ufite ku buryo uza ureba ikirahure gusa ukumva utarimo no kundeba, ni inyota bwoko se wampaye amahoro, wambabariye ko mba nashaka kuvugana, ndaza navuga bikaba ikibazo, naceceka bikaba ikibazo, nese uragira ngo nzagire nte koko, ushaka mbeho gute, ni gute wifuza ko mbaho? nshaka kubaho wishimye nanjye nkabaho nishimye, tukabana mu mahoro twishimye. Ndeka mbona nishimye se, Ntabwo wishimye kuko ntabwo ari gutyo wishimye. mpaye amahoro ariko nakwishima, nakubujije amahoro ko wandetse nimba nakubujije amahoro. Nakubujije amahoro. ndebera ubusa ushaka iki none, ushaka iki mu by'ukuri? no kugufataho bisigaye bikubangamira. Mva ndananiwe reka njye kwiryamira, ndekura kandi no kugufataho birakubangamira se basi. kumva dabuke se ngo kugira ngo bigende, ni iki wifuza muri make? Nicyo nifuza nuko tukarangiza ibibazo byose tukabana mu mahoro. Mva ndananiwe, tuzashaka undi munsi atari uyu nguyu, ndananiwe nirirwanye stress base nubyuka turavugana, uraha umwana. Ako se wandetse hari umunsi tutavugana se? Ndashaka ko tuganira. none se Alexis, Karame, akazi biragenda? bo akazi biragenda, ahubwo se ikibazo nari mfite, mwaba mugiye kunsezerera? kubera iki se wumva ko twaba tugiye kugusezerera? mushaka mubona ko nyine akora neza, akaba ariyo mpamvu namuhaga ayangaha. oya Alexis, ntabwo ari ibyo, ntabwo ari ibyo. bibaye nyine udakora neza cyangwa hari ibintu bitagenze neza twaba twarakubwiye na mbere. ahubwo igihe nashaka ko tuganira. Okay, nta kibazo, nguteze amatwi. ikintu ngiye kukubwira kirebana nawe na timu yawe, ariko ntabwo nshaka guhita ubibwira timu yawe yose, nyine ngiye mbaye mbibwiye wowe kubera ko numvishe nyine ari ngombwa ko mbikubwira. habaye iki se muyobozi? nta kintu kidasanzwe cyabaye, ahubwo njyewe nshobora kuba tutagiye gukomezanya mu kazi. Jesus, tugiye kuba tudakomezanyije mu kazi kuko ni kampani nini tubana mu munsi ku wundi. none se ushatse kuvuga ko ugiye kuva muri kampani wowe? oya, ntabwo ari ibyo. ntabwo ngiye kuvuga ko ngiye kuva muri kampani cyangwa hari ibintu bitari kugenda neza, ahubwo hari ibindi bintu nshaka kujyamo. rero navuze reka mbikubwireho, ariko ura ntihita ubibwira timu yose kuko ntabwo ari ngombwa cyane, bazagenda babimenya gake gake, ariko mfite izindi plani nshaka gukora kandi guhita nzifatanya na kampani bikugoranamo gakeya. nyine biransaba ko mbanza nkazitaho ibya kampani nkabigarukamo nitonze gake gake. ubwo bivuze ngo waba ugiye muri, hari ibindi bintu nshaka kujyamo by'akazi.
ariko nawe uracyahari. ntabwo mvuze wumvuye muri kampani ahubwo muzanye mutambona bya hato na hato kubera ko nzaba ndi mu bindi bintu ariko ntabwo mvuye muri kampani byeruye ngo ndagiye nyine ntandukanye namwe. So urumva rero kampani muzayisigaramo timu yawe muzagenda mubivugana gake gake muzabibabwira bigiye bitonze wenda nshobora no kugaruka bataranabimenya ntabwo ari ngombwa ureka nkureke nyine wowe ujye mu kazi ubwo ibindi tuzagenda tubivugana. Okay. Kenya rero nkuko nari nabikubwiye ubu nyine turi kugenda tugera ku musozo wo gutaminatinga contract yacu tugasinyura. So ubwo rero urabizi ko nyine twakoranye neza imyaka 3 yose ngira ngo rwose nta kibazo cyavutsemo. Twakoranye neza ubwo ikindi no kugenda tugahigira n'ahandi ariko ngiye nyine nkuko nabikubwiye ngiye nshaka nyine gutuza muri iyi minsi. Numva nuko nguko bimeze. Nta kibazo rwose urumva njye nta kibazo ngufiteho ntago wakumva ushaka kuruhuka ngo mfate umwanzuro wo kumva ko waguma mu kazi wakomeza ukora ibintu hatiriza hanyuma nkuko twari twabivuganye rero mva abanyamategeko barahari bari tayari bariteguye n'ubwo aka kanya mbabwiye ngo baze badufashe gusinyira amasezerano baza. So rero ntago sinabitindaho rwose nta kibazo ntange nubyakiriye nkuko wabimbwiye kandi numva ntacyo bintwaye nyine ntago nakubangamira pe. Alexi bimeze bite kutagiye mu kazi? Bimeze neza mami. None se kutagiye mu kazi urwaye? Oya ariko nubundi ndasa n'umuntu urwaye kuko ntabwo meze neza. Ufite umuriro se? Jya kwa muganga rero. Mami banyirukanye ku kazi. Bakwirukanye ku kazi? Yego. Wakoze ayahe mafuti? Njye nta makosa nakoze gusa ku kazi abo bose barahindutse. Bampaye n'iretere insezerera ku kazi. Wowe wenyine se cyangwa hari abandi basezereye? Icyo nshaka kubwira hari n'abandi nanjye ndimo cyane ko niho twakuraga nyine banyirukanye. Oya humura Imana ishoboye byose. Imana ishobora kugira izindi nzira icamo bigakunda ariko niba koko mbwije ukuri babasezereye mwese cyangwa se hari abantu basezerewe nta makosa wakoze aho nta mahire ariko niba wakoze amakosa ni ikibazo gikomeye. Nta makosa nakoze mama. Nakubangamira gusa urabizi amadokima afite hano ukuntu ari angana ni menshi pe. Ntabwo ari ibintu twavuga ngo kano kanya turasinyuye turasoje turatashye. Imyaka tumaze dukorana ni myinshi amadokima ari hano kwangana urabizi ukuntu ari menshi. Yumva twabihatayemo tukabikora gake gake iminsi nk'ibiri cyangwa 3 tukaba tubisoje neza tugatandukana neza mu mahoro buri wese akajya gukomeza ubuzima nk'uko wari ubivuze. Numva ntacyo byari bitwaye. Okay, ntacyo bitwaye kuri iyo minsi ngayo wayibidinga nyine ukaba watwaye dokima zawe ntacyo bitwaye. Nundi se kari zawe nagutwe ntabwo twatuzisigaranye ngo hagire icyo wenda tuzimaza. So ubwo icyaba no gupanga isaha twasinyurira bira tukasinya nyine tukemeza ku mapuro icyo twemeje n'abo banyamategeko wenda babaye bahari. Go wambwira isaha wumva uri comfortable yo kuba waza tukabikora. Ibyo ntabwo bigoye cyane ndumva
twahura nka premidi nka saa 8 apremedi cyangwa saa 9 niba aribyo byakorohera. Ubwo ndakora uko nshoboye mvugane n'abavoka tuze kuhahurira, hanyuma dusinyure neza mu mucyo, tubirangize mu mahoro, dusigare dutunganya amadokima, tumva nta bindi bintu bigoye birimo. Tumva ari byo. saa 8 saa 9 numva nta kibazo. Uraza kubuha uboneka? Ndaboneka. Okay, numva ari byo rero. Ubwo reka bitegure tuze guhora muri ayo masaha. Yego. Sawa. ni uko nyine ababosi bahindutse bakaba banyirukanye bamaye n'iretere nsezera ku kazi. Oya, humura. Niho twakuraga yego ubushobozi bwenda bwo kwishyura inzu, imirire n'izindi bezwe zose, ariko humura. Imana iri gukora igitangaza ibyo ari byo byose. None se abo bayobozi bashya hari ukuntu nabonana nabo se? nahoze ndimo mvugana na secrétaire online ndaza kumwaka nimero iguhe nta kibazo. Uko ushoboye ucakire nimero y'umubosi waje mushya, nzavugane nawe ndebe ko hari icyo yatumarira. Nta kibazo, nari mwandikiye nayima ndayiguha. Nta kibazo, nzavugana nawe, nzakubwira buriya ibyo twavuganye. Siko bimeze, kandi ihangane utuze, yumve ko nta gikuba cyacitse. Imana niyizi byose. Nuko bimeze, ubwo nzavugana nawe, izo nimero umara kuzimpa nzakubwira icyavuyemo. Nitwa Dr. Kim, ndi umushoramari uzwi muri uyu mujyi. Nari maze iminsi nza hano ariko ni bwa mbere we nkubonye. Sinzi ahantu wabakuri ariko muri make ndumva ari ibyo. Ndabona ari ubwa mbere nkubonye ariko njye nitwa Kreni, ndi umushayaholder muri iyi kampani. Rero kubera ko sometimes mba ntahari, hari uwo dufatanyije kampani, rimwe na rimwe ndakeka ubwo ari wahasangaga. Nagiye mu tundi tuntu ugasanga hari, ubwo rero nanjye nyine ndi uwo nguwo. Okay. Nishimiye guhura namwe. Nawe nishimiye guhura namwe Dr. Kim. Urasa n'umugore ufite amafaranga koko. None se birumvikana ko ufite amakuru ahagije kuri ino kampani. Nigeze guca hano mbona ukora ibintu byiza, ariko nyine ngira amatsiko kuko abantu b'abashoramari ntitugenzwa na kamwe. Hari igihe nyine ugera ahantu ukagira amatsiko yo kumenya ibihakorerwa, ushobora kuhashora cyangwa mugakorana ubucuruzi busanzwe bw'ibyo mukora n'ibyo dukora. Nyine jyewe yongeza ahantu ngira amatsiko yo kumenya ibyawe. Iyi kampani yanyu ikora gute? Ese mbona bigenda? Niba nakwinjiriye oya nta kibazo, ambwiraho kuko narayikunze. nta kibazo, kampani yacu irakora neza neza cyane. Ndetse aho nagiriye muri iyi kampani byarushijeho gukora neza. Buriya gufatanya bigira akamaro kurusha gukora wenyine. So rero kampani yakoraga neza pe, iranakora ibintu biramuvinga neza. Gusa njyewe nsa nkaho ntagiye gukomeza muri iyi kampani kuko urabizi nkawe mu businessman, urabizi ko abantu badahora bari kumwe. Hari ukuntu mufatanya ibikorwa, igihe kikagera mugatandukana, ukajya gushora ahandi gutyo gutyo. So rero nsa nkaho nenda guhagarika ibikorwa byanjye nakoreraga muri iyi kampani. Ariko ntabwo ari uko nyine wenda kampani itagenda neza, ntabwo ari uko itinjiza, ahubwo nuko hari ibindi nshaka kujyamo. Hari ibindi nshaka kujyamo muri iyi minsi. Niyo mpamvu nyine ubwo
bisa nkaho nenda kuyivamo ariko ntabwo ndavamo byeruye, biracyari muri processes ariko biri mu nzira zo kurangira. Kuyiva ku bushake cyangwa hari ibyo mutumvikanyeho na ntabwo ari uko tumvikana, ahubwo hari ibindi bintu nshaka gushoramo. Rero ni impamvu zanjye ngiye kujya mu bindi, ntabwo ari ugushwana cyangwa kuba kampani ikora nabi, ibintu bimeze neza nta kibazo. Biragoye kubyumva ukuntu umushoramari ava ahantu ibintu byagendaga neza akajya gushora ahandi, kandi kereka niba wenda ugiye kwikorera ibyawe ku giti cyawe ntawe mufatanije, ariko ndumva bitumvikana neza ukuntu umbwiye yuko kampani ikora neza, bigenda neza, ndetse ko byarushijeho kugenda neza ugezemo. Ubwo rero mbisengera ikibazo, none se nyine ntabwo byumvikana neza, ariko ntigire ikibazo. Nta kibazo gihari. Urabona njyewe mazimo iminsi muri iyi kampani nubwo utambonaga, ariko maze iminsi nkorana na Makuza. So rero njyewe igihe kirageze ngo ntandukane na Makuza njye gushora mu bindi. Urabona uburyo kampani zikora mu buryo busumbanye. Ushobora kubona kampani yindi ukabona byakwinjira kurusha ya yindi wari urimo, nkuko uvuze uti narebye iyi kampani kandi usanga ufite ahandi ushora. Rero nanjye haraho nabonye mbona nshobora gushoramo bikaba byiza kurusha hano, ariko nta bindi bibazo biri muri iyi kampani rwose, ntabyo pe. Wenda noneho reka nkubwire neza, nifuje gushora muri iyi kampani. Ndumva Mr. Makuza yarambwiye ko hari umuntu ushaka kuvamo, ntabwo nari nzi ko ari wowe, ariko ntunguwe no kumva uvuga ko ari wowe ubishatse kandi byagendaga. Ese nibaza se jyewe ubwo mfite yihe garanti yo kuko ndumva hashobora kuba harimo ikintu kitagenda, ariko namaze mu gushoramo deja, ariko mbisengeramo ikikango, ntabwo numva ukuntu nyine ugiye. Mwabyumvikanyeho cyangwa maze gushoramo hano? Makuza rero yakubwiye ko mfite imigabane cyangwa? Urumva jyewe ntabwo abanyamigabane b'iyi kampani mbazi, naje nk'umushoramari, ntabwo nari nzi ko ari wowe. By the way, jyewe namaze gushoramo, nta mpamvu nari ndi kukubaza ukuntu bimeze, ariko ntunguwe nyine nuko ari wowe ugiye kuvamo, kandi ubonaga uri umuntu ushobora kuba hari ikintu wafasha kampani. Sinzi ukuntu mwabitekereje, kandi abona uhise ujya kure, sinzi naba narakosheje se.